Hello? Karamesho. Umeze ute sheri? Ese neza mukunzi. Ko nakubuze se byagenze gute? Kewe urankumbuye? Cyane. Ndaje mukunzi. Umeze neza wowe? Sha, meze neza ahubwo nuko nakubuze mukunzi wanjye. Uri mu rugo ubu ngubu? Ndagutegereje. Yego. Yego pe. Reka nze mbanguke noneho mwirebere rukundo. Urahagera ryari se sheri? Ubu nari ndi ku muhanda nje gufata akamoto. Yego. Ngaho simbuka wakabyara. Murakoze cyane. Unyanganire gatoya cyane ndaba mugezeho. Sawa sawa. Sawa urakoze. Banguka ariko ndagutegereje sheri. Yego mukunzi. Karabaye. Sha, ko byagenda kose nanjye ngiye kuba umugabo. Oui, ni karibu. Sinishiri wangira. Oh my god. No. Meze neza. Meze neza. Meze neza cyane. Ndumva ntibikumbuye. Niko. Cyitwa bite? Meze neza. Sha, ni karibu. Yewe, wambaye neza. Ibintu byose biri nk'inzu n'ibyawe. Ni ibyanjye. Hari n'ibindi utabonye biri hano inyuma gatoya. Hari amazu abapanga banishyura. Urumva aho hose ujye wisanzura urebe ukuntu ibintu bimeze, sibyo? Yego. Ubu ngubu nyine ibi byose ni ibyawe kandi tuzabana, siko mbwiye? Tuzabana. Ariko uri mwiza cyane, Yesu we uzi kugira umugabo nkawe nakubisa. Naranabisengeye cyane. Warabisengeye? Ubwo Imana yanyeretse ibimenyetso ko ari wowe, ndumva nishimye kukugira. Wabisengeye kuva ryarira? Nabisengeye kuva kera, nkabona ibimenyetso ko nzabona umugabo mwiza ufite favore, none mba mbona ari wowe. Buriya reka nkubwire rero, nanjye uri uw'inzozi zanjye. Nibyo? Ni ukuri pe. Ntabwo mbeshya. Ntabwo nakubeshya. Ubwo rero tuzabane vuba. Yego. Ese ubu tuzabana mu buhe buryo tuzakora ubukwe? Oya sheri, ntabwo ubukwe ari ngombwa. Urabona yaba ari no gusesagura, yenda twazasezerana nyuma mu murenge. Kubera ko nanjye sheri uko ndeba gutya sinakubwiye. Nta mubyeyi n'umwe ngira. Sheri uzi ko ubundi njyenyine. Papa yarapfuye, mama yarapfuye. Sheri uzi ko mbayeho nabi cyane. Ndumva rero wabyihutisha tukabana. Ngaho reka tubipange rero. Niba wumva wabiteguye dushobora kubana nta kibazo. Urakoze. Urabyemeye? Ndabyemeye cyane. Urakoze cyane. Kuko nanjye numva mu bitekerezo byanjye nanjye ngomba kukugira umugore. Yego. Urakoze. Uri tayari? Ni ukuri ndi tayari pe. Ryari? Byibuze se waretse tukabana nko mu cyumweru kimwe? Cyumweru kimwe? Yego. Saba niteguye. Ryari sheri? Mbwira umunsi. Ahubwo wowe mu umunsi wumva waba uri ready umeze neza. Ejo. Ejo? Ejo. Nibyo? Yego. Oh sheri buya, yenda nko kuwa kane. Nko kuwa kane? Yego. Nta kibazo, ndabyemeye. Yego, urakoze. Uzaba witeguye? Yego. Yego. Nta kibazo nanjye ndabyemeye kuko ibyo nagusezeranyije byose nzabikora. Nibyo? Uzambera ababyeyi, umbera abavandimwe. Cyane rwose. Ndabikwemereye ko ntabwo nzigera nkubabaza mu buzima. Urakoze. Yego sheri.
We, ni karibu. Shiri. Raho. Ni karibu, ni karibu. Umeze ute? None se byagenze gute noneho kutamamagaye? Byagenze neza ariko nyine nagize ikibazo telefone yanjye yazimye. Nta n'umuriro wari uhari nyine ndavuga ni uwaza kureba umusura kugeraho nkareba uko umeze ko sinkumvaga ko nyine akazi umunsi utakagiyemo of course. Nta kibazo, ni karibu wisanzure nk'ibisanzwe. Yego. Nanjye ndaho meze neza nta kibazo urabibona. Ndi kubibona meze neza pe. Ariko nawe niko nabishimye. Ndishimye nzanye inkuru nziza of course. Imeze ute? Nari kukubwira nyine ndatwite. Ndatwite. Si inkuru nziza se? Ndumva ari nziza pe. None se twise ryari? Hashize sinubite kina kubyibuka hashize nk'amezi 3. Amezi 3? Ntari maze kuba twite se? Ntabwo kutari warabimbwiye. Ku buryo umara amezi 3 utarambwira ko twite? Amezi 3. Ariko nawe urabisha? Oya ntabwo ari ukuguhisha. Ndumva ashaka gukorera surprise. Njyewe? Surprise ariko bibaze kuba waratwise ntumbwire ko watwise. Ndumva ashaka gukorera ka surprise kandi of course no kuza naguhamagaje Imana yari ibizi. Oya aho mbizi ko iyo ndani yandi. Iyo ndani yawe. Ndani yawe. Ni yawe indwite. Njyewe? Nawe niho kagitera burage gutyo muri ibyo bintu. Ubwo urumva ibyo bintu babiteramo burage? Nisi uri kumva uri gutera burage? Oya. Uri gushingira hehe? Uri gushingira ku ki? Umunsi umwe twabikoze wambwira ngo watwise. Uwo munsi umwe rero byavuyemo n'ibyo. Nizere ko ibintu uri kuvuga ati ninjye uri kubibwira. Ninjye waba waraguteye inda? Ninjyewe? Cyangwa se uri kugira ngo urebe ukuntu umera n'uburyo nginda ntwite uri kwiruka wibaza ngo ni yande? Hari undi mukobwa mwaryamanye cyangwa ufite benshi? Icyo kintu kibaye rwose reka nkubwire. Niba ari njyewe uje gushyiraho iyo nda uri kubyumva? Oya sinzi impamvu utari kubyumva. Ntabwo uri kwemera ko wateye inda. Banza unyumve. Ntabwo uri kubyemera ko wateye inda. Niba iyo nda ari njyewe uje kuyishyiraho ukavuga ngo ninjye waguteye inda, reka umva banza unyumve. Uri kuntera umutwe ahubwo sinzi. Inda ni yawe. Icyo cyo kimenye ugifate mu mutwe ukibikemo. Ndakubwiye ngo iyo nda shaka ahandi hantu ijyana kuko njyewe sintera inda. Umunsi umwe twabikoze umva nkubwire iyo nda ushaka ahandi hantu ijyana kuko njyewe ntabwo ntera inda. Nagutera inda. Ntabwo ntera inda. Inda ntwite niyo sinzi ari gushingira uvuga ngo ntabwo inda ntari yawe sinzi. Jewe keka niba ushaka ko mwibutsa amatariki no kwibuka igihe n'ukuntu byari bimeze. Ubu ibihe byiza twagize urabyibagiwe n'akanya. Ikivuyemo nicyo wanze. Ubwo nyine urarebye ubona imitungo atereka nze mushyira inda. Nta n'isoni. Isoni ziki? Isoni zo kuko konteye inda. Mva nkubwire. Iyo mikino agenda uyikinira ahandi. Icyo mubwiye cyo iyi nda uremera kuyikari yawe cyangwa uyihorera? Ase njyewe ntera inda. Shaka ahandi uyijyana njyewe ntabwo ntera inda. Kubwira ko ari yawe numvaga ari igitekerezo cyiza kuri byakire neza. Ntabyo nakiriye rero. Icyo mubwiye inda ni yawe nutayemera nyine sinzi. Ntabwo inda ari yanjye. Shaka ahandi hantu uyijyana kuko niba ari na deal uri gukina ibyo ntabwo bishoboka. Deal ni inda nakubwiye ko ari yawe urayemera cyangwa ndaza ndaza turemera tubane hano.
hasi hejuru sinzi ibyo uvuga rero sinzi ibyo uvuga ntuzi se ndavanga ntabwo ndi buhafi paka wemeye ko inda ari iyawe kuko nta wundi muntu twaryamanye ibyo bimenye ubishyire mu mutwe asuri seriye n'ibyo waguteye ninjye waguteye ni wowe wamwenda uragira ngo nkubutse amatariki igihe byose bikwibutse neza nibwo bibashe kwibuka reka nkubwire rero inda yaba ari iyanjye yaba atari iyanjye ushaka uburyo yikuramo ngiye nkuremo inda yanjye mva nkubwire n'ikindi utaruzi rero ikindi utaruzi niba udashaka iyo nda ubimbwire hakiri kare mba ariko nkubwire ni ukuvuga ngo iyo nda uri kuvuga ntabwo ndaba proud yo kugira ngo mbe natunga umwana cyangwa umugore none rero igisubizo kirimo gishoboka ni uko iyo nda igomba kuvamo uwo mwana agapfa mva nkubwire n'ikindi utaruzi niba udashoboye kuba warera umwana nawe ko ndumva utaragwa kwiye gutera inda mu gihe uba udashoboye kurera umwana ibyo byose uba wabikoze ingaruka byose ubyirengere ikintu nkubwiye ni uko iyi nda ntabwo igomba kuvamo nzayibyara uko byagenda kose icyo nkubwiye ni icyo nzayibyara ingaruka umwana nzamwirerera nta n'ikintu nzakwaka nta n'iki nushake no kwa muganga ntuzangireho nyine nta bufasha bwawe mu gihe utemeye inda ngo wumve ko ibintu byose erega ibintu ntibishaka twabana nyuma tukazaba n'ibyo byose twabigeranaho nzamwirerera icyo nkubwiye ni nzamwirerera ikindi kandi sinzabona ingera mu maso nyuma y'uko umwana akuze cyangwa iki singushaka nyine birangirira ahangaha birangirire hano nta bindi bindi kandi saba bwana mwana w'abandi ngiye kuzana mu bibazo uyu nawe araje ngo mwamuteye inda ntacyo nta mwana nzamwitaho uko bizashoboka kuko namaze kwemera ko ngiye kurongora nkaba umuntu w'umugabo ubwo nyine nawe agende yirwaneho sheri karame umeze ute se waramutse neza yego sikurambaza umuntu aramutse neza kandi twese twararaye ese urumva bitari ngombwa umeze neza n'ikibazo hanyuma se urugo rukubona gute urugo rushyashya ni byiza yego sheri rero aha ni hahandi nari narakubwiye ngomba kuzagutuza aha ni iwawe ujye wisanzura kuri buri kimwe cyose umugore uri mu rugo nibyo yego ako sheri nizere ko uzubahiriza isezerano wampaye sheri nzabyubahiriza uzambera mama mbere papa yego nibyo ibyo nzabikora ndetse n'ikirenze kuri icyo ni ibyo ntagusezeranyije nabyo nzabikora kandi byiza udatekereza nibyo cyane rwose ndakoze none se sheri karamusheri zamera akati ko kunywa harya hari iki hari icyayi hari n'akaji yego sheri akantu wumva nyine nawe kakunyuze aba ari kunzanira sibyo nanjye ndagukunda sheri tuba tugeze umushyitsi usimbutse isaha umugabo we n'amahoro nta kibazo ntacyo ngaba reka twumve karibu 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 mwiriwe neza yego mana yanjye haguruka umubi nuko wangana
meze ute? Meze neza, yafashije. Isa y'imbazi. Inosa, urabona rwaraguhiriye? Ewe, nawe wahageze se? Urabona neza? Ni karibu, ni karibu. Cyane. Karibu mwinshi. Aho muzanze ikintu cyo kunywa, nta kibazo. Reka amazanira akantu ko kunywa. Tukabona uko tuganira. Uyu ni sheri wanjye nyine uri kubibona. Ese ririya? Yego. Ariko narimuzi. Wari umuzi? Urabona rwaraguhiriye? Cyane rwose nta kibazo. Wese wari umeze gute? Sha meze neza. Nawe wari umaze iminsi ariko utavuga. Ni ubukene. Ntabwo ubukene butuma abantu batavuga. Umuntu umeze gutya se yaba afite ubukene? Yego uburyo wambaye nta bukene rwose. Ahubwo wenda ndabona byaraciye mu byaraje. Nanjye ntabwo biracamo neza ariko uko biri. Urabona ko nanjye natangiye kugera ku nzozi zanjye. Yego. Byari amahoro se? Ni amahoro. Maze igihe utatuvugisha, turi n'ubuzirutse uza ntanaduhamagaye. Yego mwana. Nababuze. Kuri telefone watubuze? Nabahamagaye ndababura. Kuri telefone byagenze bitera? Ubwo ni amanetiwaka. Birashoboka, ndabona MTN nayo ntazi ibyayo. Yararizanye. Ni ukuri pe muzabyare ahubwo na kobwa. Yego. None se wowe akazi bimeze bite? Sheri, Karamihani. kaje mukunzi. Yego. We n'umushyitsi muri mu mwaka agiye gutegura ibyo kurya. Hari ikibazo? Nta kibazo. Sheri ni karibu. Yego ngiye kubategurira. Yego. Ntacyo ngaho gerageza. Yego. Ndagukunda. Nanjye. Yego. Ngaho. Karibu. Ni cheers. Yego. Akaje mwagakoresha zikira. Umugore aba yabikurikiranye rwose. Ntusipe. Aba yabikurikiranye. Kutanywa? Arega izuba ryari na ryinshi. Sumama muri iki gitondo wenyine. Ntacyo ngaho ni muri mwa mbanza nitabe uramu. Baje mushiriremo sha. Halo. Yego ndakumva. Nibyo. Yego waramutse neza. Ndahari nta kibazo. Okay, nta kibazo. Akazi ntabwo ndakajyamo uno munsi. Yarashatse. Nzakajyamo ejo. Sawa nta kibazo waza gutangira mu rugo nta kibazo. Sawa sawa. Yego. Niko se Innocent. Karame. Yari amahoro. Byari amahoro nta kibazo kabisa. Ahise kakaje ariko kamaramo. Nanjye nari mfite amasomo niba ndi buyasoze. Nanje kureba uko mumeze. Kandi tuzagaruka ubutaha. Ndi kugenda mbwira madamu ati muzabyare hungu na kobwa. Umunsi sawa nta kibazo ngaho gira amahoro. Sawa mubeho. Yego. Karyoshye ntabwo byagenze kugira
Arararara. Ibintu ntibikise kandi koko muri. Ayiwe mugabo wa ubaye iki sheri ubaye iki wa muntu mwari kumwe agiye he sheri vuga sheri abaye agiye he ubaye iki sheri we yesu we muntu abantu mugabo wanjye abaye iki ayiwe muntu sheri we komera mana yanjye we ndapfuye we mugabo wanjye abaye iki kandi ngo twari tukibana mana ayiwe data we muntu abaye sheri ubaye iki ayiwe wamurura wagiye mumfashe wa muntu yagiye wa muntu mana yapfuye humura yesu ndapfuye yesu sheri humura urakira ayiwe sheri aracitse ayiwe aranshoye sheri amasengesho ngiye kureba wamuhamagarira hano ibyo byakoroha ndeba njye nimeze nanditseho iki ukenda mubonye sheri hangane ngiye guhamagara umunyamasengesho yesu we mama mfashe umugabo wanjye akire iyo umunyamasengesho ugatayita mama mfashe alo umeze ute munyamasenge umva nukuri nayo nje kukureba ariko ndabuza ntiwaguhamagara ngize ikibazo ndakwinginze ngwino ntabare umugabo wanjye arapfuye ngwino nsengere ndakwinginze umva ni umuntu uvuye hano simbizi wowe mbabarira uze hano ndabigusobanurira uhageze ameze nabi banguka ameze nabi urakoze ayiwe mugabo wanjye mana umfasha akire mana ndakwinginze mva munyamasengesho karibu ayiwe ugenda kirashe karibu munyamasenge esa himbazwe mwicare mbabwire ibyambayeho uyu mugabo wanjye mu gitondo twari tumeze neza yari muzima noneho hano haje umuntu dore nabakirije akaje nari ngiye hari inyuma nsanga umugabo wanjye yabaye gutya niba ari ji yanyweye ntabwo mbizi munyamasenge mfasha ndakwinginze kadusenge kuba wizeye imana yizere mu ijambo ry'umurwayi wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi wizeye Yesu arakiza Yesu ni karuhura n'umukozi w'umuhanga
dufite ibimenyetso birenga kimwe. Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ifite imirimo n'ibitangaza byinshi, turagushimiye ko tugejeje muri iyi ngando duhumeka umwuka w'abazima. Nicyo gitumye Uwiteka duciye bugufi turi imbere yawe, tweze udutunganye ibyaha n'ibicumuro byose. Kimara kutweza no kudutunganya, ibiganza byacu ubihindura umuriro n'amaraso byawe. Ndagihaye kabisa, ndakishe ikigende, n'undi mwana nzamwirera, n'undi ntacyara. Mana we, ay we, ubaresino nyo we, nazongera we. Ano we. Wageze kwa Lazaro biramenyekana, ugera kwa Rayiro biramenyekana, ugera kwa mudwayi biramenyekana. Reka bimenyekana ugeze kuri inzu y'umujakazi wawe. Hey, haleluya. Ene kutadotaya, mando yasire, ene kuwadoshani gorome. Ndanakoze biragarutse Mana we. Mana mbabarire bwanyu Mana ko nazongera we, mbabarire uyu munsi. Mana we, ibyo nakoze biragarutse. Nabikoreye iki? Urakoze kumutabaye mwami, urakoze kumukuye kuri iki cyobo. Uwiteka bari bamucukuriye, izina ryawe ni ryamamare. Amen. Ndabona rero uyu mutware wawe yari yarozwe n'umukobwa wakiriye wabahaye ji usubiye yaramuhumanya. Niwe wari wamuroze, ari umukobwa yateye inda wamutumye. Niwe rero wamuhumanyije, ariko Uwiteka akuyeho urupfu muri uru rugo. Haleluya, haleluya. Kandi ubutaha ujye ubura maso, itera byose ntabwo ari amata, ujye umenya abakugenza. Yaje ari gatumwe. Yatumwe nande? Yatumwe n'uwo mukobwa wari ufite inda wayitewe n'umugabo wawe. Mana we, mbabarira ntabwo nzongera kuroga we. Mbabarira iryo uyu munsi. Mbabarira we, ntabwo bizongera. Hari undi nandi gusengera nuko nabonaga bigoye, ntari cyo kugutabara, nabonaga agiye. Urakoze Imana iguha umugisha, mukozi w'Imana. Urakoze. Utundi wateye umukobwa ntabwo. Sheri kubera iki wamburanye iki? Wamburanye iki bwira? Nubwo urwaye ariko ntabwo turi bwumvikane. Kubera iki? Kubera iki wateye umukobwa inda nubwira? Kuko ibi ni ibiki ubumore. Ntabwo